Showbiz News Rwanda. Umuhanzi Yago akaba n'umunyamakuru yongeye guteza impagara ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuvuga yuko agiye gutamaza DJ Brian na Jihad agashyira hanze amashusho yabo barimo bakora ibiteye isoni, hanyuma nabo bagakora ibiganiro bavuga yuko batakimwinginga ndetse bamuha rugari ko ayo mashusho yayashyira hanze. Yago yavuze ko rero ashyizerezo kuri aya matiku, turaje turengo ni gute yashyizerezo kuri aya matiku mu buryo busekeje cyane kandi mu buryo bwo kwikiza. Byose turaje tubirebe muri iki kiganiro, kandi turajya ku rundi ruhande tuvuge ku muhanzi bita Davido w'icyamamare muri Nigeria ku rwego mpuzamahanga. Davido yavuze ko uruganda rw'imyidagaduro muri Afurika rugenda rutera imbere, ariko anasaba abanyafurika bagomba guhindura imyumvire yo kwigira ku burengerazuba aho gukora aho guhora bategereje gushimwa nabo. Ahangaha yakeje u Rwanda, avuga yuko u Rwanda rufatwa nk'icyitegererezo mu guteza imbere uruganda rw'imyidagaduro muri Afurika kandi muri East Africa. Turaje turengo yabivuze kubera iki byari biturutse, turebe kandi ngo koko ni ukubera iki u Rwanda n'ubundi Davido nawe arufata nk'icyitegererezo muri East Africa, umuziki umeze neza, umuziki uri kuzamuka kandi mu myidagaduro ihagaze fresh cyane. Nitwa Flores, ingini Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira uzatacikwa they. Tudatinze rero duhita duhera kuri uyu nguyu Yago Nyarwaya Innocent ati ayo mashusho ntayo mfite. Yago rero yagaritse intambara y'amagambo hagati ye na DJ Brian ati ayo mashusho ntayo mfite, ariko nanone mbere yuko tuvuga ku by'ayo mashusho nyine n'uburyo yashyize iherezo kuri ibi ngibi, twakongera kandi kumubwira tuti congratulations, kuko mu minsi yashize nta n'ukwezi kurashira, nta n'ibyumweru bibiri rashira Yago yibarutse umwana we w'imfura n'umukunzi we Teta Christ. Rero nkuko nari mbivuze, ayo ni amatiku yatangiye kuva mu mwaka washize, aza gutuma uyu muhanzi Yago akaba n'umunyamakuru yimuka akava mu Rwanda akajya gutura mu gihugu cya Uganda, aho yavuga ko ahunze abantu bamwanga cyane kandi yigaragaza nk'umuntu wanzwe cyane aha mu Rwanda. Uwo ni Yago igihe yajyaga kuva mu Rwanda yerekeza hakurya iriya. Nyuma rero yo kugerayo akandagaza umuhisi n'umugenzi ndetse ashyira hanze amwe mu mashusho ateye isoni yabo bavuga ko bamwanga, harimo umunyamakuru Jihad. Yago rero yafashe umwanya wo gutuza, ariko nyuma byongera guhindura isura. Yaramaze igihe rwose atavugwa, yaramaze igihe acecetse, ibintu bimeze neza cyane, ariko bikanavugwa yuko yari yarazimye bitewe n'uko nyine ibingi batabijyagamo. Mu minsi rero yashize Yago yategetse DJ Brian kumusaba imbabazi, nuko DJ Brian arabikora, ariko ntiyabibona nko kuba asabwa imbabazi, ahubwo avuga ko ari ubwoba yagize kandi nta kabuza agomba kumutamaza mu bantu, hanyuma agashyira hanze amashusho ye y'ibikorwa by'urukoza soni. Mu yandi magambo, Brian we yagerageje kuba cheering, yagerageje nyine kumwumva agerageza guhosha no makimbirane, ariko Yago we ntabwo yabyemeye. Rero nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo byose, DJ Brian na Jihad nabo bakoze ikiganiro basobanura imibanire mibi yabo na Yago, ndetse bahita bavuga ko igihe cyose bamusabiye imbabazi batazi igihe cyose bamusaba imbabazi nta nubwo bazi icyo bapfuye. Bamuretse kugira ngo ashyire hanze ayo mashusho kuko tabagenga mu mikorere y'ibitsina byabo. Ni ukuvuga ngo bavuze bati rero Yago imbabazi twagusabye nta nubwo turi kumva ikosa twagukoreye ngo ni iri, niyo mpamvu rero nta nubwo ugenga imikoresheje y'ibitsina byacu, then go ahead shyira ayo mashusho hanze. Nuko nguko rero Yago bamubwiye. Nyuma rero y'ibyo biganiro byose byakozwe, Yago nawe yatangaje ko yemeye guseba, ariko akareka ibyo guhora muri aya matiku ya hato na hato. Kagano kumve neza, we ngo yaretse ibyo guseba ahita kugira ngo n'amatiku arangire, ariko uburyo ngo yabiretse ntabwo yaretse gusa, ahubwo yemeye guseba areka amatiku. Mu magambo yagize ati uyu munsi ndifuza gushyira iherezo ryiza rirambye kuri aba bantu n'abambari babo. Iri herezo ndarishyiraho mu izina ry'Imana, ntabwo ndarishyiraho mu izina ryanjye. Yago yasoje avuga ko yemeye ko ayo mashusho yavugaga ko afite ari ntayo afite, ndetse ko atazongera kwita abo Jihad na Brian ko ari
ntabwo azongera kubitaho kubera ko ayo mashusho avuze yuko ntayafite. Rero kandi abivuze mu rwego rwo kurangiza aya matiku ku mbuga nkoranyambaga, ariko nubwo yabivuze koko ntabwo yemeza neza ko ayo mashusho atayafite, ahubwo yagize ati imbere y'abanyarwanda bose bari kureba aya mashusho nemeye kuyoboka inzira yitwa guseba. Amashusho ya DJ Brian mfite nkemera ko ntayo mfite. Aga niko gasekeje ngo yemeye inzira yo guseba amashusho ya DJ Brian afite, yemera ko ntayo afite. Andasebye rwose ntazo mfite. Jad na DJ Brian ntabwo nzongera kubita batinganya, kubera ko yavuze ko ngaremeye arasebye ayo mashusho yaba afite, avuga yuko koko ntayo afite. Nubwo rero Yago yatangaje ibi, ntabwo byakizerwa ko ibyo avuze azakomeza kubihagararaho, kuko n'umwaka ushize yavuze ko atazongera kugarura ayo matiku, ariko uyu mwaka akaba yari yongeye gusa ubwo akaba yaraye ku Mana ko atazongera kuvugwa mu bintu by'urwango. Rero uyu nguyu Yago yavuze ko atazongera kugaragara muri ibyo byose, kandi Yago yatangaje ko amashusho ya DJ Brian na Jad atakiyashyize hanze, ahubwo yemeye guseba akayabika burundu. Nkuko nabivuze, Davido yagaragaje u Rwanda nk'icyitegererezo mu guteza imbere uruganda rw'imyidagaduro. Mu kiganiro yatanze mu nama y'ihuriro ry'abayobozi bakuru b'ibigo byigenga muri Afurika cyangwa se Afurika CEO Forum iri kubera i Abidjan muri Cote d'Ivoire kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Gicurasi 2025, Davido yavuze ko yize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva afite imyaka 15 kugeza ku myaka 17, aho yahuriraga n'abantu bamubaza ibibazo bigaragara ko batazi Afurika neza, birimo nko kumubaza niba baba bafite indege cyangwa imodoka. Yagize ati nababwiraga ko imodoka zose babona muri Amerika natwe tuzifite muri Nigeria. Yakomeje rero avuga ko nubwo yari afite amahirwe yo kuguma muri Amerika agakora umuziki, yahisemo gusubira muri Nigeria, aho yahereye urugendo rwe rwa muzika rwamugejeje ku rwego rwo kujya kuririmbira mu birori bikomeye i Burayi no muri Amerika. Ariko nanone yemeza ko kugera ku rwego rwo gukundwa n'abanyamahanga atari byo bikwiye kuba intego ye ya nyuma, cyangwa se bikwiye kuba intego ya nyuma y'umuhanzi wo muri Afurika. Ati ahubwo numva ko gushakirwa agaciro na Amerika cyangwa se Ubwongereza bitagomba kuba intego cyangwa se ihurizo. Tugomba kugera ku ntsinzi hano iwacu muri Afurika, tudategereje kuvuga ngo dutegereje ko turabona ubwenegihugu muri USA, turabona ubwenegihugu muri UK. Hanyuma Davido yavuze ko kimwe mu bintu amara igihe kinini atekerezaho ari uko ashaka gutaramira abakunzi be muri Afurika nk'uko abikora i Burayi na Amerika. Ariko avuga ko ikibazo gikomeye ari uko ibihugu byinshi bya Afurika bitarubaka ibikorwa remezo bifasha ibitaramo bigiye bikomakomeye. Yatanze urugero ku Rwanda, ashima ko rwubatse ibikorwa remezo bifasha uruganda rw'imyidagaduro, agira ati ntabwo ndakora igitaramo muri stade muri Nigeria si uko ntabishoboye, ahubwo nuko nta bikorwa remezo bihari, ariko nzi ko u Rwanda rubifite. Ndakeka ko Diamond Platnumz aheruka kuhakora igitaramo, ndumva na Dakar bafite arena nziza iri kubakwa, ni ibintu biri kuza. Uyu muhanzi rero washinze inzu itunganya umuziki cyangwa se label imaze imyaka irenga 8 ifasha abahanzi batandukanye, yavuze ko yagiye yubaka inzu zitunganya umuziki muri Lagos, ndetse avuga ko agiye gutangira no gushora imari mu bijyanye no gutunganya filime. Yongeraho ko leta z'ibihugu bya Afurika zigomba gushora imari mu bikorwa remezo by'imyidagaduro, bakubaka studios zifite ibikoresho bijyanye n'igihe, aho abahanzi badakenera kujya i Miami cyangwa se ahandi ngo bakore amashusho ameza. Yakomeje agira ati Afrobeats iri ku rwego rukomeye, ubu narangije album nshya, nza amafaranga nashoyemo kugira ngo umuco wacu ugire isura nziza, ariko leta ishobora kudufasha cyane, si njye jyenyine ahubwo n'abandi bahanzi bakizamuka, ari impano nyinshi ariko zidafite ubu ushobozi. Ibi Davido rero yabivuze bishimangira ko ngo imyidagaduro muri Afurika ikomeje gutera imbere, hakenewe imyumvire rero y'ubwigenge n'ishoramari rifatika, bityo impano zibashe kwiyerekana no gutera imbere zidasabye kujya gushakisha amahirwe hanze, ndetse bakajya no hanze y'umugabane. Ibi ngibi rero Davido yavuze kuri Kigali Arena yo mu Rwanda, nyuma yuko kandi no muri Tanzania iyo bita
Kigali Arena no yarateje impagarara, bavuga yuko muri Tanzania nabo bakeneye Kigali Arena nk'iyo mu Rwanda. Sinzi ni muri Kigali bakeneye Kigali Arena n'ubundi nk'iyo mu Rwanda bafite. Davido rero ubwo aheruka i Kigali yaririmbaga muri Giant South Africa no muri Trace Awards mu birori byabereye muri Beka Arena mu mwaka wa 2023. Kuri ngubu kandi iyi ngiyi Giant Africa irongeye igiye kuba mu minsi mikeya hano, irongeye igiye kuba, ubwo nabwo tuzana tureba update nyinshi zigenda zivugwa kuri iyi ngiyi Giant of Africa. Ku bindi kandi ndi kubona ibu urubanza rwa PDD rwashyize rutangira kuburanwa. Ibi ngibi nabyo ni ibintu nabyo tuzagenda tureba Labor Day. Icyo nagusaba no gukora subscribe gusa kugira ngo utazajya ucikwa umunsi ku munsi n'ibiganiro tugenda tubakorera ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho. Naho ubundi nakubwira ngo shout out, ikiganiro nakagaruka. Njye nitwa Frere Rezi, ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.